leta y'u Rwanda Imana ibaha umugisha barabyoroheje. Ubu ngubu umwana yishyura amafaranga atarenze igihe umenya n'igihumbi kitageze umenya ari 900 n'utundi duceri turengaho. Ubu umuntu w'umubosi hari abana bava mu mashuri babaye amayibobo mu mihanda tiwafata ni cyangahe uje kuvuga ngo hari uwo wishyuriye ishuri umaze iki kuri umuntu wimbura mukoro umuntu wimbura mu mbororo umuntu udafite icyo amaze amafaranga uyakoresha ibiki bizima. Icyo uzi nuko yajyana mu ndaya, icyo uzi nuko yasindira, nuko yakoramwe ubugamba nuko yakoramo ubucuruzi bw'abantu n'ibindi byinshi. Ndagira ngo ubwire ngo Imana izakubwira ko itigeze ikumenya bitewe nuko ndabwiriza abantu ariko mu mpaye amafaranga, ndabahanurira ariko mu mpaye amafaranga, ndabasengera ndabakiza indwara ariko mubanze mu mpaye amafaranga. Rimwe na rimwe usanga hari abantu bashyizeho n'ibiciro, utingiye gusengera umuntu kugira mukorere ibitambo by'amasengesho. Nta nubwo ngiye mbyumva uburyo umuntu ngo gakorera ibitambo by'amasengesho, ntabwo numva umuntu ngagira undi mu butayu ugasanga aravuze ngo niba ushaka ko ngusengera ngo umunsi umwe ngo na amafaranga 50,000 cyangwa hari umuntu nigeze kumva muvuga butumwa arava ngo ngiye ngo urugero mpaguruki ngo urugero ngezeho ngo ngiye ngo mpagurukira muri 200 amafaranga ari munsi ya desa ntago yampagurutse. Ndagira ngo nkubwize ukuri amafaranga amadini ari mu isi ni menshi, amatorero ni menshi, ariko ijambo ry'Imana ravanga iry'Imana yemera ni risura imfubyi n'abapfakazi. Ikibabaje nuko uziranye n'abantu benshi bambara ubusa, usimburanye imyenda Imana yaguhaye amafaranga, ariko nta muntu numwe wari wakambika. Bona abantu bambaye ubusa ahubwo icyo bahemba nuko baseka, nuko bita amazina, n'abatindi nta bwenge bagira, n'abaswa sinabasuhuza sinavugana nabo, ahubwo ubonye n'uburyo ukaba wabaciraho. Ese wowe ko ufite amafaranga ubamara icyo kirirwa wirata amaze iki? Wowe ko uyafite we nyine afite ubukene nta kintu yemariye, wowe ko ufite amafaranga umaze iki? Kuburya nawe uri wo gusekwa. Kuba umuntu w'umugabo ni ibikorwa, ko umuntu wingira kamaro n'umumaro. Mukagire rero muza mutwibonaho mutubwira ibintu kandi nta bikorwa ngenga y'abantu baseka ibintu nta kintu bafite babihinduraho. Nta nubwo natinya kuvuga ko ubwami bw'Imana utazabubona. Igituma abantu bajya mu buraya nta kindi nuko bari gushaka amafaranga, ariko ayo mafaranga bari gushaka cyangwa wowe uyatanga kugira ngo ubone uburyamana nawe, usambana nawe, uwo ushuka, ayo mafaranga abakubereye intwaro yo kurwanisha Imana. Ibyo reka twe kubijyamo cyane, ariko icyo naringambiriye ubugambanyi. Iyo umuntu akoresheje amafaranga ye kubw'ubugambanyi, kubw'ubugizi bwa nabi kugira ngo yicisha abantu, icyo gihe amafaranga aba yakoresheje nk'intwaro yo kurwanisha Imana kandi bimuviramo umuvumo udasanzwe. Icyo ni igikorwa cya mbere, ubugambanyi. Ushobora kuba uri umunyamafaranga ariko Yesu akazakubwira ngo ntago nigeze nkumenya, uri inkozi y'ibibi, uri umukozi w'imbura mumaro. Ntago arababwira ngo nari ndwaye ntimwansura kandi ari kubona ko nta bushobozi bari bafite, abibabwiye kubera ko ari kubona ko hari ubushobozi bari bafite. Rero ufashe amafaranga ntuyakoreremo Imana ukayakoramo imirimo y'imbura mumaro, uzajya ibumoso bwa Yesu azakubwira ngo mva imbere wankozi ibe ntago nigeze nkumenya. Ubundi amafaranga Imana imenya umuntu atunze nayo yayikoreshereje mu murimo wo kunezeza Imana. Ariko ugiye kureba abantu basenga igishushanyo cyitwa amafaranga, cyitwa imiya, nibo bantu benshi cyane. Nukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, kimwe mu bishushanyo bibaho bisengwa ni impiya. Ese wowe waba udasenga igishushanyo bita impiya? Isi ifite ibibazo biremereye ndetse byaburi umuti n'igisubizo, abantu bayituyemo bose baribaza naho bizagarukira bikabayobera. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, uburinzi bw'Imana nibubagumeho. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, duhugurane, tugire byinshi tumenya, tugire imyanzuro mishashya twafata, kubera ko bajye bavuga ngo ubuzima bushya buva mu mwanzuro mushya umuntu afashe. Uyu munsi niba ushaka kugira ubuzima bushya ufate umwanzuro mushya. Ngewe uri kuri kamera tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Dore Igishushanyo, ndi umukristo, ndi umuririmbyi, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana, ndi kubakangurira kugira ngo mwegere hafi dusangire ijambo ry'Imana, mufungure amatwi yanyu y'inyuma n'amatwi y'umutima kugira ngo uwigisha n'uwigishwa turusheho gusangira ibyiza byo mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nziye mu ijambo rivuga ngo kutabatwa no gukunda impiya, kutabatwa no gukunda impiya. Reka tubanze twinjire mu ijambo ry'Imana, tubumbure Bibiliya
dusome mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma ibice 20 hanyuma dusome umurongo wa 4 wonyine. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva ibice 20 turasoma umurongo wa 4 wonyine. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Umurongo wa 4 haranditse ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose riri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Reka tunyarukire mu isezerano rishya, turebe mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice 6 umurongo wa 10. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, turasoma ibice 6 umurongo wa 10. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe. Umurongo wa 10 haranditse ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Kanongere nsubiremo, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose, hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. N'aya magambo y'Imana tugiye kuganiraho, mbabwiye ko nziye mu ijambo rivuga ngo twe kubatwa no kuba abakunzi b'impiya cyane. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo twe kubatwa n'impiya cyangwa twe gukunda impiya mu rwego rwo hejuru. Iyi Bibiliya yera yo muri 93 ikoresha ijambo impiya, ariko iyo tugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha ijambo amafaranga. Ni ukuvuga ngo impiya mu yandi magambo ni ukuvuga amafaranga. Ndatekereza ko amafaranga ni ikintu abantu twese tuzi. Usanga n'umwana ukiri mutoya utaraca akenge cyane abaza amafaranga, ndetse n'abantu batize amafaranga bajya bayamenya. Ni ukuri rwose umuntu ashobora kuba atarize, atazi gusoma, atazi kwandika, ariko ugasanga ku kigendanye n'amafaranga arabizi, azi guteranya amafaranga, azi kumenya ngo ndagura ibi bintu, ndasohora aya ngaya ndinjiza. Ikintu rero kijyanye n'amafaranga abantu baragisobanukiwe cyane, ariko nziye mu ijambo rivuga ngo nubwo amafaranga ari abana batoya barayamenya, abantu batize barayamenya, yewe n'abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe butameze neza rimwe na gusanga iby'amafaranga babisobanukiwe. Ubwo bimeze gutyo twirinde kuba kubatwa no gukunda impiya cyane. Iyo rero tugiye mu ijambo ry'Imana, dusanga impiya ni kimwe mu bishushanyo bisengwa. Dusomye ijambo ry'Imana ahangaha mu Kuva mu bice 20 ari amategeko tujya twita ngo na amategeko ya Mose, the 10 commandments niko mu cyongereza bavuga, amategeko 10 Imana yahaye Mose. Itegeko rya kabiri Imana yaramubwiye ngo uzambwirire Abisirayeli ngo ntibakiremere ibishushanyo bibajwe, ntibakiremere ibigirwa, ntibakabyikubita imbere, ntibakabikorere. Noneho rero iyo abantu benshi dusomye iri jambo rivuga ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe cyangwa indi shusho iri hasi se, ngo ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, abantu benshi tuhita dutekereza imitekerereze, tugatekereza ko iyo Bibiliya ivuze ibi bishushanyo ibivuze wenda aya design aba artiste bakora, ibi ngibi abantu bakora bya dese, ibintu bijyanye na art, ibintu biri aho ngaho bijyanye n'ubuvanganzo, nibyo abantu benshi bahita bahangaho amaso. Ariko ngewe naje kugira nahishuriwe n'Imana, nza gusanga igishushanyo kiriho gisengwa muri ino minsi gisuma
gisumba ibindi ni impiya. Ushobora kubona umubare wabona w'abantu basenga ibishushanyo bino bishushanyije ku bikuta, bishushanyije ahantu runaka, bishushanyije ku bipapuro ni bakeya, ariko ugiye kureba abantu basenga igishushanyo cyitwa amafaranga, cyitwa impiya, nibo bantu benshi cyane. Nukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, kimwe mu bishushanyo bibaho bisengwa ni impiya. Ese wowe waba udasenga igishushanyo bita impiya? Ubundi impiya iyo zitabaye intwaro yo kubahisha Imana, ziba intwaro yo kurwanisha Imana. Nukuvuga ngo iyo amafaranga uyatunze akaba atari intwaro yo kubahisha Imana, aba intwaro yo kurwanisha Imana. Ubu aba bantu bose tubona ku isi batunze amafaranga, aba miliyoneri, aba biliyoneri, abantu bafite amafaranga rwose abahumuraho, nabo babyivugira ko ari aba biliyoneri cyangwa aba miliyoneri. Wajya ku makonti yabo ukabona abantu bafite amafaranga, wareba ibyo basohora cyangwa ibyo binjiza, wareba ama business bafite, wenda hari abacuruzi, hari abakora ibintu bijyanye n'ubwikorezi, hari abikorera, akaza abantu bakora ni kenshi kabahereza inyungu zijyanye n'amafaranga. Iyo rero ari amafaranga umuntu akoreye, iyo atamubereye intwaro yo kurwanisha Imana, amubera intwaro yo kubahisha Imana. Turi buze kuza kurangiza kuganira kuri iri jambo ry'Imana, umuntu wese yumvishe ngo mbese amafaranga yanjye ni intwaro yo kurwanisha Imana cyangwa ni intwaro yo kubahisha Imana. Amafaranga cyangwa impiya ni igikoresho dushobora gukoresha umurimo w'Imana. Buryo umurimo w'Imana uho uvukagera ntabwo amafaranga yabura kujyamo, kuko ni kimwe mu umurimo w'Imana uba ukeneye ibintu byinshi, uba usabwa ibintu byinshi, ariko kimwe mu bikoresho kandi nshobora no kuvuga ko ari cy'ingenzi, amafaranga ni igikoresho abantu bakoresha umurimo w'Imana. Ibyo bikahita bihinduka bikaba intwaro yo kubahisha Imana. Ariko nabwo amafaranga ni igikoresho abantu bakoresha bari kurwanya Imana, bari gusuzuguza Imana. Ni igikoresho abantu bakoresha mu bijyanye n'imirimo y'umwijima. Iyo amafaranga utakoresheje uri kubahisha Imana, uyakoresha mu kurwanya Imana. Ndi kugira ngo rero iri jambo turiganireho mu bice bibiri. Igice cya mbere ndi kugira ngo mbanze mvuge amafaranga cyangwa impiya, nyavuge nk'intwaro yo kurwanisha Imana. Nindangiza ndibuze kuza kuvuga amafaranga cyangwa impiya nk'intwaro yo kubahisha Imana. Ndajya ngenda mvuga ibikorwa umuntu akora kugira ngo icyo ngicyo kibe. Reka duhere tuvuge uburyo amafaranga ari ashobora kuba intwaro yo kurwanisha Imana. Ibikorwa umuntu akora abikoresheje amafaranga, hanyuma ibyo bikorwa bikaba intwaro yo kurwanisha Imana. Tutari twakomeza, mbibutse ko iyo amafaranga akubereye intwaro yo kurwanisha Imana, icyo ukuramo nta kindi ni umuvumo. Uhura n'umuvumo rimwe na rimwe, hari n'igihe n'ishyano rikuzaho, nta nubwo natinya kuvuga ko ubwami bw'Imana utazabubona. Icya kabiri, iyo amafaranga akubereye intwaro yo kubahisha Imana, bikubera umugisha. Ubona umugisha mu byo ukora, kandi na Yesu naza gutwara itorero, hari uburyo bizagufasha, hari uburyo bizagutangira ubuhamya, hari uburyo bizandikwa mu mirimo y'abera, hari uburyo bizatuma Yesu avuga ngo nuko mugaragu wanjye. Ushobora kuba uri umunyamafaranga, ariko Yesu akazakubwira ngo ntago nigeze nkumenya, uri inkozi y'ibibi, uri umukozi w'imburamumaro. Kimwe nuko ushobora kuba uyafite, Yesu akazakubwira ngo nuko mugaragu wanjye wakoze neza. Ndi kugira ngo tuganire turebe ni gute amafaranga abantu bayahindura intwaro yo kurwanisha Imana cyangwa intwaro yo kubahisha Imana. Reka rero tuvuge ku bikorwa abantu bakoresha amafaranga akahita hinduka intwaro yo kurwanisha Imana. Igikorwa cya mbere abantu bakoresha amafaranga akaba intwaro yo kurwanisha Imana ni ikintu bita ubugambanyi. Ubugambanyi muri iminsi y'imperuka bureze cyane. Ubugambanyi, kugambanira umuntu ngo napfe. Mbibutse ko na Yuda ajya kwicisha Yesu, ajya kumugambanira, nta kindi cyabimuteye ni ugukunda impiya cyane. Kubera ko yaragiye ajya mu batambye, aravuga uti ngewe kugira ngo mubazanire mfite amahirwe, ariko nanjye mubaze munshakira impiya.
ngo bamushakira ibiceri 30 by'ifeza bituma agambanira Yesu kugeza nubwo bamwice. Ibyo reka twe kubijyamo cyane, ariko icyo naringambiriye ubugambanyi. Iyo umuntu akoresheje amafaranga ye kubw'ubugambanyi, kubw'ubugizi bwa nabi kugira ngo yicisha abantu, icyo gihe amafaranga aba yakoresheje nk'intwaro yo kurwanisha Imana kandi bimuviramo umuvumo udasanzwe. Icyo ni igikorwa cya mbere, ubugambanyi. Ese wowe ahari waba udakoresha amafaranga uri kugambana ukaba yakoresha nk'intwaro yo kurwanisha Imana? Byashoboka ko ari nabuzi bakoresha amafaranga gutyo. Igikorwa cya kabiri abantu bakora amafaranga akahita hinduka intwaro yo kurwanisha Imana ni ikintu cyo gutanga ruswa, amaruswa. Umuntu agatanga ruswa wenda kugira ngo ashyirwe mu kazi. Akenshi ruswa zikunze gukoreshwa kugira ngo abantu bashyirwe mu kazi runaka, abantu babe recruited, umuntu agakoresha ruswa kugira ngo nk'urugero umuntu agatsindwa nk'ikizamini agakoreshwa ruswa, akavuga ngo chef uri kudukoresha ikizamini nyemera nkwira amafaranga, hanyuma bizagende gutya na gutya, uzafate abatsinze ubansimbuze. Icyo gihe rero iyo umuntu akoresheje amafaranga muri ruswa, abantu binjira mu kazi ari uko batanze ruswa, abantu bahabwa cyangwa bitwa ko batsinze ibintu batanze ruswa, burya baba bakoresheje amafaranga nk'intwaro yo kurwanisha Imana. Ikintu cya gatatu, ikintu twita ubusambanyi. Muri ino minsi rero ubusambanyi bwabaye igikorwa gikuru abantu bakoresha bitwaje amafaranga, kigahinduka intwaro yo kurwanisha Imana. Ikintu cy'uburaya, ubundi umuntu ajya mu buraya akigurisha, yigurisha kubera ko ari gushaka iki? Amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero igituma abantu bajya mu buraya nta kindi, ni uko bari gushaka amafaranga. Ariko ayo mafaranga bari gushaka cyangwa wowe uyatanga kugira ngo ubone uburyamana nawe, usambana nawe, uwo ushuka, ayo mafaranga abakubereye intwaro yo kurwanisha Imana. Hari abantu rero Imana ireza amafaranga aho kugira ngo amafaranga bayakoresha mu bintu bifitiye Imana inyungu, mu bintu bihimbaza Imana, ibintu abantu bazajya bara bakavuga ngo vrema koko Imana yarakoze kugira neza uyu muntu. Ibintu umuntu azakora abantu bakamwifuriza umugisha. Abantu bashotse ubugambanyi, abantu bashotse ruswa, abantu bashotse ubusambanyi. Ariko ndagira mbabwire ngo muri gukoresha amafaranga nabi. Amafaranga ni umugisha, imwe mu migisha Imana itanga harimo n'amafaranga, kandi Imana ibiguhaye umugisha kugira ngo ube intwaro yo kuyubahisha kandi hagire n'abantu bashima Imana ku bwawe. Ikintu cya kane, hari abantu muri ino minsi bishyuza abantu ngo ngewe kugira ngo usengere ndi umukozi w'Imana mfite amavuta. Hari umuntu nigeze numva ari kuvuga ngo ngewe ngo nta muntu nsasira karago atabanje yampereza. Nibyo mu murimo w'Imana, umwe mu migisha Imana iduhereza iyo twakoze umurimo w'Imana harimo n'amafaranga, ariko mu murimo w'Imana amafaranga aguhindukira intwaro yo kwirwanya iyo utangiye gushaka kugurisha impano zikurimo. Ndabwiriza abantu ariko mu mpaye amafaranga, ndabahanurira ariko mu mpaye amafaranga, ndabasengera, ndabakiza indwara ariko mubanze mu mpaye amafaranga. Rimwe na rimwe usanga hari abantu bashyizeho n'ibiciro, utingiye gusengera umuntu kugira mukorere ibitambo by'amasengesho. Nta nubwo ngiye mbyumva uburyo umuntu ngo gakorera ibitambo by'amasengesho, ntabwo numva umuntu ngagira undi mu butayu. Ugasanga aravuze ngo niba ushaka ngo usengera ngo umunsi umwe ngo na amafaranga 50 cyangwa hari umuntu nigeze kumva muvuga butumwa arava ngo ngiye ngo urugero mpaguruki ngo urugero ngezeho ngo ubu ngo ngiye ngo mpagurukira muri 200 ngo amafaranga ari munsi ya desa ntago yamagurutse. Ndagira ngo nkubwize ukuri, amafaranga uri kuyakoresha nk'intwaro yo kurwanisha Imana kandi uri kwikururira umuvumo udasanzwe. Icya gatanu, hari ikintu bita human trafficking. Hari ibintu byateye muri no minsi byo kugurisha abantu. Hari abantu bakora izo business kandi usanga zarabakishije. Hari nabo leta igenda ifata, ugasanga umuntu akora business yo kugurisha amafaranga abakobwa hanze, akaza agashimutsa abana b'abakobwa akababeshya mbajyanye hanze, mbajyanye i Burayi, muzabona akazi, naho kumbi ari ubucuruzi ari gukora. Ntabwo abantu Imana yaremye, ntabwo yabaremeye kugurishwa. Buriya iyo uza kuba Imana yaremeye abantu kuba bagurishwa, n'umuntu yari kuba asama inda cyangwa atwita, akabanza yakishyura Imana, akavuga ngo ndi gushaka umwana, akabanza yakishyura Imana. Ariko roko bimeze gutyo, iki ni ikintu nyirizina Imana yaduhaye ko ntabwo dukwiriye gukoresha amafaranga turi kugura abantu cyangwa turi kubagurisha.
ibi ni ibyaha abantu bakora mu ibanga rikomeye kandi usanga bibatunze, ugasanga nibyo bibatunze. Abantu bagurisha abandi bakajya kubakuramo imitima, bakajya kubakuramo imyiko. Icyo gihe amafaranga bari kuyakoresha nk'intwaro yo kurwanisha Imana, bazabona ishyano bakora nk'ibyo. Ikintu cya gatandatu ni ikintu twita kidnapping. Kireze muri ino minsi, kireze n'ibihugu bitabagamo bitangiye kugeramo. Ubundi muri Afrika bino ntabwo byabagamo bya kidnapping. Kidnapping ni ibintu by'ubushimusi bw'abana. Nkaza ngashimuta umwana nkajya ngwamagara kuri telefone nkakubwira ngo umva, umwana we niba umukunda nyohereza miliyoni 20, niba utazohereze ngiye kumwica, muramba uzawusanga hana. Ariko niba wumva ushaka umwana wawe amafaranga yashyira hanaha, ndakubwira aho uragenda ugafatira umwana. Ikintu cya kidnapping. Yo rero umuntu ari gukora kidnapping, ibyo bintu by'ubushimusi, umuntu agafata ikintu cyakagwamagara uti alo, mfite indangamuntu yawe, mfite icyangombwa cyawe, mfite perime yawe, kugira ngo mbiguhereze biragenda gutya na gutya, urabanza unyishyure. Ubundi umukristo wa nyawe wari ukwiriye kujya utoragurira umuntu ikintu ukakimuhereza nta mafaranga. Niba ubundi ibyo mwifuza ko abantu babagirira aba ari byo namwe mubagirira. Ubu se wewe wakifuza ko umwana wawe bamushimuta, wakifuza ko bamushimuta ukishyura ayo mafaranga? Wakishimira ko se wowe umuntu wawe bamufata bakajya kumugurisha? Rero abantu bari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo byo gufata bagashimuta abantu, bagahamagarana, ibyo bintu bireze by'ubweskoro. Ubweskoro bureze ku matelefone, amaskamu, umuntu akakwandikira ngo mfite business, ngo kanda kuri iyi link, ngo gira gutya na gutya, naho kumbi yibereye muri politike yo gushaka ngo akurya amafaranga. Icyo gihe abakoresheje amafaranga nk'intwaro yo kurwanisha Imana. Reka ibingibi tubiveho. Twavuze ko iyo umuntu agambanye, umuntu akoze atanze ruswa, iyo umuntu akoze ubusambanyi kugira abone amafaranga, iyo umuntu yishyuze abantu ngo ukubera ko yabasengeye, iyo umuntu ashimusa abana akabagurisha, iyo umuntu ashimusa abana cyangwa n'ikindi kintu washimuta cy'umuntu ku mpamvu z'amafaranga, uba uri gukoresha amafaranga nk'intwaro yo kurwanisha Imana, kandi ntabwo bizakugwa neza. Uba uri kwikurira umwaku n'umuvumo mwinshi, n'ubwami bw'Imana ntabwo uzigera ubukandagiramo. Twasomye ijambo ry'Imana rero riratubwira ngo ntugakorere ibishushanyo, ntukabiramye. Ibishushanyo abantu bari kuramye mu busambanyi, abantu bari kuramye ibishushanyo by'amafaranga biciye mu busambanyi. Abantu bari kuramya igishushanyo cyitwa amafaranga biciye mu bugambanyi. Timukajya mujya gutekereza ibindi bintu biri hejuru. Amafaranga ni igishushanyo gisengwa kandi kiroroheye abantu kugisengera, kubera ko amafaranga avamwe ibinezeza umubiri. Ariko ndagira mbabwire ngo Yesu yigeze avangwa, niba ubona ijisho ryawe ry'iburyo ryagukuramo uzarenogoremo. Ikiza nuko wabura ijisho rimwe ariko ukazabona ubwami bw'Imana. Timukajye mukoresha amafaranga kubwo gusebesha Imana, kubwo gutukisha Imana, kubwo gukorera Satani. Nababwiye ko amafaranga yadakoreye Imana akorera Satani. Reka rero tujye kuri B, tuvuge impiya nk'intwaro zo kubahisha Imana. Ari nabyo ndi gushaka ngo umuntu wese udukurikiye, umuntu ukurikiye iyi nyigisho, kuva uyu munsi ubeho mu buzima Imana iguhereza amafaranga, iguhereza imikorere. Niba curuza wunguke, ariko amafaranga Imana iguhaye ujye uyahindura intwaro yo kuyubahisha. Uzajya uharanira ko hari umuntu uzashima Imana kubw'amafaranga Imana yaguhaye. Umuntu agashima Imana akavuga uti nari umukene ariko nshimye Imana yakoresheje umuntu angurira inzu. Umuntu agashima Imana nari nambaye ubusa ikore. Ibyo ngibyo ni by'Imana ibishaka. Imana ibishaka umuntu ireba ikavanga uwampa nk'aba ngaba, uwampa abandi bameze nk'uyu nguyu. Imana yakireba igaterwa ishema nawe. Reka rero tuvuge kuri iyo mirimo cyangwa ku bikorwa umuntu yakora, amafaranga akamubera cyangwa impiya zikamubera intwaro yo kubahisha Imana. Tutari twakomeza tuvuga ibi bintu, Bibiliya inadusaba kunyurwa. Niba unafite amafaranga makeya uzajya unyurwa. Twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo impiya ni umuzi w'ibibi byose. Uba umuzi w'ibibi byose bitewe nuko wazikoresheje. Reka rero twivugire kuri bino bikorwa byiza. Buriya wowe udukurikiye ufite imyenda myinshi mu mavarisi. Amavarisi yawe yuzuye imyenda, ibikapu byawe byuzuye imyenda, amagariderobe, amamari n'ubundi bubiko bw'imyenda ufite iwawe mu nzu. Urasimburanya imyenda, ariko ndagira nkubwire ngo muri iyo myenda yose utonze, umwenda Imana ize,
umwenda w'urwibutso imbere y'Imana, umwenda Imana izi, muri iyo myenda ufite irenga 500, umwenda Imana izi ni umwenda wakuyemo ukawufashisha abakene. Igikorwa cya mbere rero abantu bakora, iyo dusomye mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, iyo dusomye muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, Bibiliya iravuga ngo idini Imana yemera ngo ni idini isura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Igikorwa cya mbere umuntu akoresha amafaranga cyangwa impiya bikubahisha Imana ni ugusura imfubyi n'abapfakazi. Wowe dukurikiye wari wasura imfubyi kangahe? Ariko ibaze aramutse ari wowe, uri imfubyi cyangwa aramutse ari wowe uri umupfakazi. Niba ushaka ko amafaranga yawe yubahisha Imana kandi Imana ikakongeza n'ayandi, ukaba mu buzima bushimisha Imana, igikorwa cya mbere ni ugusura imfubyi n'abapfakazi. Imana, amadini ari mu isi ni menshi, amatorero ni menshi, ariko ijambo ry'Imana ravanga iry'Imana yemera ni irisura imfubyi n'abapfakazi. Kandi iyo usuye umuntu squate uratega, gutega na amafaranga wishyura. Niba umusuye, umutuye, umujyaniye ingemu, ayo ngayo na amafaranga ukoresha. Cyo gerera amafaranga abahindutse intwaro yo kubahisha Imana. Ubwo muri icyo kintu kijyanye no gusura harimo nyine gusura imfubyi, abapfakazi no gusura abarwayi kwa muganga. Hari abantu bavuga ngo babuze uburyo bakorera Imana. Buri uramutse ugiye uhereza gahunda ukavanga, ariko ugateka nk'ibiryo nubwo byaba rimwe mu kwezi, ugateka nk'ibiryo ukavuga ngo ugiye kwa muganga, nta n'umuntu ugiye kugemurira wenda muziranye yo muri famille. Burya muri ibyo ngibyo nibyo Imana ishima. Ukaba wagura nk'isabune, nk'agati k'isabune. Arega ntabwo ibintu umutwaro Yesu atwikoreza ntabwo uremereye. Ubwo uramutse mu mafaranga Imana yagwaye, nubwo wafata agati k'isabune ukajya gusura mu bitaro, ukagenda ukagira nk'umuntu ugahereza. Burya ubukoreye umugisha, amafaranga yawe ntabwo abaye ayimbura mu mari imbere y'Imana, abahindutse intwaro yo kubahisha Imana. Ikindi kintu cya kabiri ni kwambika abambaye ubusa. Ikibabaje ni ukuziranye n'abantu benshi bambara ubusa, wowe usimburanye imyenda Imana yaguhaye amafaranga, ariko nta muntu n'umwe wari wakambika. Bona abantu bambaye ubusa, ahubwo icyo bahemba ni ukubaseka, ni ukubita amazina, n'abatindi, nta bwenge bagira, n'abaswa, sinabasuhuza, sinavugana nabo, ahubwo ubonye n'uburyo ukaba wabaciraho. Ese wowe ko ufite amafaranga ubamara iki? Ukirirwa wirata amaze iki? Wowe ko uyafite, we nyine afite ubukene nta kintu yemariye. Wowe ko ufite amafaranga umaze iki? Ku buryo nawe uri wo gusekwa. Ubundi kuba umuntu w'umugabo ni ibikorwa, ko umuntu wingira akamaro n'umumaro. Timukagire rero muza mutwibonaho mutubwira ibintu kandi nta bikorwa biga. Nge ngaya abantu baseka ibintu nta kintu bafite babihinduraho. Ikindi kintu icyo ni cyari cya kabiri, kwambika abambaye ubusa. Abantu b'Imana mumbabarire inyigisho muyumve. Niba mushaka gushimwa n'Imana ndetse n'abantu nabo barabashima, ntago byabura. Ibi bintu mubyumve kandi mubyumvire. Ikintu cya gatatu ni ukugaburira abashonje. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, twahera ku bice 25 umurongo wa 35, Bibiliya iravuga ngo Yesu azabwira abari iburyo bwe uti nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muransura, nari nambaye ubusa muranyambika, nari nshonje murangaburira, nari umushyitsi murancumbikira. Ngo ariko azabwira abari ibumoso bwe babwire ngo nari ndwaye ntimwansura, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Iri jambo turyumve muri buno buryo. Aba bantu bazajya mu iburyo bwa Yesu n'abantu bafashe amafaranga cyangwa Imana ibahaye bakazihindura intwaro yo kubahisha Imana, kuko ibi bikorwa byose Yesu avuga bikorwa n'amafaranga. Nari ndwaye muransura, ni amafaranga. Nari nambaye ubusa muranyambika, ni amafaranga. Nari mu nzu y'imbohe muransura, ayo ngayo ni amafaranga. Nari umushyitsi murancumbikira, ni amafaranga, kuko umushyitsi aje iwawe uramwakira. Iri jambo turyumve, kuko ibyo bikorwa nta kindi kibikora, nta amafaranga. Ubushobozi hari n'ibindi byakora ibyo bikorwa, ariko muri kino kiganiro ndashaka tuvuge uruhari rw'amafaranga. Noneho rero abantu bazajya ibumoso bwa Yesu n'abantu bakoresheje amafaranga bakayagira intwaro yo kurwanisha Imana. Urumva, ntabwo Yesu yabishyuza ibyo tabahaye. Ntabwo arababwira ngo nari ndwaye ntimwansura kandi ari kubona ko nta bushobozi bari bafite. Abibabwiye kubera ko ari kubona ko hari ubushobozi bari bafite.
rero ufashe amafaranga ntuyakoreremo Imana ukayakoramo imirimo y'imbura mumaro, uzajya ibumoso bwa Yesu azakubwira ngo mva imbere wankoze ibe ntago nigeze nkumenya. Ubundi amafaranga Imana imenya umuntu atunze nayo yayikoreshereje nk'umurimo wo kunezeza Imana. Iki kintu mu cyumva abantu bazajya ibumoso bwa Yesu kuko ni ibikorwa zaba ari kubabaza batakoze kandi bikorwa n'amafaranga. Abo n'abantu bafashe amafaranga, abazajya iburyo bwa Yesu nabafashe amafaranga bakahindura intwaro yo kubahisha Imana. Abazajya ibumoso bwe nabazaba ari kubabaza ibikorwa batakoze kandi ibyo bikorwa na amafaranga. Abo rero nabo n'abantu bazabafasha amafaranga bakayapfusha ubusa kuko urumva ntabwo abazi ibikorwa batayafite, babaga bayafite nuko bayapfishije ubusa bayakoresheje ibyo atabona, ibyo atandika. Ntabwo Imana izigera ikubaza amafaranga wakoresheje mu businzi, ntabwo ayo ngayo izayakubaza, ahubwo izakubaza ayo wakoresheje umurimo wayo. Icyo mu cyumve rero. Ikindi kintu cya kane ni ugufasha abatishoboye. Usibye ko nari jambo ryose rirabivuga gufasha abatishoboye. Kwa muri yino minsi hari abana bajya bava mu mashuri kubera minerivare we kandi ari abana ba primaire. Leta y'u Rwanda Imana ibaha umugisha barabyoroheje. Ubu ngubu umwana yishyura amafaranga atarenze igihe, umenya n'igihumbi kitageze, umenya ari 900 n'utundi duceri turengaho. Ubu umuntu w'umubosi, hari abana bava mu mashuri babaye amayibobo mu mihanda, tiwafata ni cyangahe ngo ujye kuvuga ngo hari uwo wishyuriye ishuri umaze iki kuri umuntu wimbura mukoro, umuntu wimbura mukoro, umuntu udafite icyo amaze. Amafaranga uyakoresha ibiki bizima? Icyo uzi nuko yajyana mu ndaya, icyo uzi nuko yasindira, nuko yakoramwe ubugambanyi, nuko yakoramwe ubucuruzi bw'abantu n'ibindi byinshi. Ndagira ngo ubwire ngo Imana izakubwira ko itigeze ikumenya bitewe nuko impiya yaguhaye cyangwa amafaranga, umugisha w'amafaranga yaguhaye wayakoresheje mu bintu byawe gusa. Birakwiriye ko amafaranga tuyinezezamo ariko tugahindukira tukanezeza n'Imana. Iyo amafaranga uyinejeje mukibagirwa kunezeza Imana biba bipfuye imbere y'Imana. Ibyo ngibyo nta hantu byandika. Ubwo ro mugerageze mufashe abatishoboye. Abantu barara ku mihanda, ufite amazu nta muntu uyarimo, umuntu ari kurara ku mihanda, ufite amafaranga, abana bavuye mu mashuri nta uri gufasha. Amafaranga uri kuyakoresha nk'intwaro yo kurwanisha Imana. Arega Imana yaratumye ngo tuyikorere, turi abakozi bayo kandi nta bindi tuyikorera bitari ibyo ngibyo. Kindi kintu cya gatanu ni ikintu Bibiliya ivuga cyo gutanga icya 10 n'amaturo. Ntabwo ndabitindaho, nawe ni umurimo w'Imana iyo umuntu abikoranye umutima ukunze. Cya 10 na amafaranga umuntu atanga, n'amaturo na amafaranga kuko niyo utanze nk'ibyo wejeje, iyo utanze ibyavuye umusaruro wawe n'ubundi barabigurisha bikava nk'amafaranga. Ubwo rero gutanga icya 10 n'amaturo ni umurimo mwiza iyo umuntu abikoze abikunze azi icyo bisobanuye n'icyo bivuze. Amafaranga aba yahinduye intwaro yo kubahisha Imana. Kindi kintu cya gatandatu, bwa mbere twavuze bitandatu umuntu akoresha amafaranga agahinduka intwaro yo kurwanisha Imana. Nubwo tuvuze bitandatu rero umuntu akoresha amafaranga ikaba intwaro yo kubahisha Imana. Cya gatandatu rero ni ukubaka umuryango wawe. Burya ntago Imana irwanya abantu bubaka imiryango yabo. Kubaka umuryango wawe, kubaka itorero, kubaka igihugu. Ayo mafaranga iyo yakoresheje muri ubwo buryo burya nabwo hari umugisha wandikirwa, ntago ayo mafaranga ababaye imfabusa. None rero wibaze, ese amafaranga utunze amariye abandi iki? Ufite amafaranga menshi, ufite amakonti, ufite amakonti muri Equity Bank, muri za KCB, muri za IS Bank, za IM Bank, muri za Beneri, amasezerano Community Bank, BPR ariyo Bank Populaire. Ufite amafaranga mu bimina, ufite amafaranga muri za Sako n'ubundi bwizigame bwinshi ufite mu makoperative mwakoze, mu mishinga, mu bushoramari. Ayo mafaranga amariye abandi iki? Amariye abandi iki? Ubundi amafaranga afitiye umumaro abanyabyaha nta ku ruhande rumwe si meza. Amafaranga nk'ubu ngubu yufasha amafaranga ukayajyana mu buraya, indaya ubuyigiriye umumaro. Iyo umuntu akoresheje amafaranga akayakoresha mu bintu byo kugirira umumaro abanyabyaha bakora, urugero ntago ari abanyabyaha bose kuko burya tuba dutegetswe no kubafasha nabo. Hari umuntu utazi Yesu, utazi Imana, ariko nabo bayeho mu buzima bubi umuntu ashobora kuba yafasha. Ariko iyo ukoresheje amafaranga uyajyaniye, hari abanyabyaha ujyanira amafaranga bikakubera urubanza imbere y'Imana. Urugero, kujyanira umuntu amafaranga ngo uryamane nawe, iyo ndaye ubujyaniye amafaranga imbere y'Imana ntabwo Imana ibyifuza, nta nubwo Imana ibishaka. Iyo rero dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwo Paulo yandikiye Timoteyo mu 3:3
Bibiliya ivuga ngo imiterere y'aba abepiskopi n'abadiyakoni. Abepiskopi harimo nk'abapasiteri, harimo abapadiri n'abandi. Imwe mu miterere mu bintu bikwiriye kubaranga harimo ubunyangamugayo, kuba utari umunywi, kuba ufite umugore umwe, kuba uzi gucumbikira abashyitsi. Harimo n'ikintu kivuga ngo kuba utari umukunzi w'impiya. Ibi rero bivuze iki? Ntabwo mbabwiye ngo twanga amafaranga, nababwiye ko amafaranga tuyakoresha nk'intwaro yo kubahisha Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo impiya n'umuzi w'ibibi byose. Iyo umuntu akunze amafaranga cyane bimubera iyo ayakunze cyane, kuko igihe kiragera akamukoroniza, akamujya muri mind, akumva agasigara yumva ko ibintu byose bikorwa n'amafaranga, agasigara yumva ko ibintu byose yabishakisha akoresheje amafaranga. Icyo gihe rero ububaye umukunzi w'impiya cyane, kwirundira mu mafaranga, kumva ko ibintu byose ari amafaranga byose, cyangwa kumva ko ibintu byose ugomba kubibyaza nk'amafaranga, kumva ko ibintu byose ugomba kubibonamo indamu. Niba usengeye umuntu bagoreza amafaranga, niba ugize gute ikintu cyose ukumva ko ari amafaranga, ikintu cyose ukakibarira mu mafaranga, icyo gihe ubarwa nk'umukunzi w'impiya. Burya kuba umukunzi w'ikintu no kuba inshuti y'ikintu biratandukanye. Umuntu aba afite inshuti nyinshi ariko afite umukunzi umwe. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kuba inshuti y'amafaranga, tukaba inshuti yayo, ariko ntitube umukunzi w'impiya cyane. Ni ukuvuga ngo ntagire umuntu uzajya ukuranga ahita kubonera mu mafaranga, avuga uti uriya muntu ndamuzisha akunda amafaranga, kumva nibwo buhamya bagutangira. Abakoresha biwawe bo mubana mukaza akavuga uti uriya akunda amafaranga. Hari n'umuntu ubu yafite ariko kumva kubera iki se umuntu aba afite amafaranga ariko ntibavuge ko yafite, ntibavuge ngo ariko akunda amafaranga kandi bamuzi ko afite inoti nyinshi. Ariko ugasanga umuntu n'umutindi n'umukene amafaranga agira, ariko ugasanga abantu baravuze akunda amafaranga. Rero ikintu biri bishaze kuvuga, ntabwo tuba tugomba kubimbataza amafaranga, ibintu byose tubikore ku bw'amafaranga cyangwa amafaranga adukoreshe n'ibidakorwa. Icyo gihe wabaye umukunzi w'impiya cyane. Iyo dusomye rero ndimo negera no ku musozo mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo 3:2, Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ngo abantu bazabikunda ngo bakunda n'ikintu cy'impiya. Iyo tumanutse hepfo Bibiliya ivuga ngo abameze nk'abo ngabo ujye batera umugongo. Buryo kugendana n'umuntu ukunda amafaranga yahebuje ibintu byose, bimva ko amafaranga yabikorera amafaranga. Burya budakeye kabiri ni ubu indaya. Burya umuntu wagiye mu buraya, wagiye guhonga indaya, na amafaranga aba yamurenze. Umuntu ujya mu bugambanyi, na amafaranga afite yo kugambana. Umuntu utanga ruswa, na amafaranga. Mujye ntukazajya ugendana n'umuntu wakoronijwe n'amafaranga cyane, nawe hari ingaruka byazakugiraho. Ubwo rero amafaranga nibyo tuzayagira, ariko ntazadukoronize, ntazatubera ikigirwamana. Amafaranga aragusha, amafaranga azana ubwibone, azana ubwirasi, azana kwishyira hejuru. Tujye tuyatunga, no mu gihe dufite make tumenye kunyurwa nayo, ariko no mu gihe dufite menshi ntatubere intwaro yo kurwanisha Imana, ahubwo tubere intwaro yo kubahisha Imana, ariko kutayagira ikigirwamana, ariko kutayasenga, ariko kutayagira igishushanyo. Imana ibafashe rero, Imana ibafashe. Kuva uyu munsi mbifurije ko Imana mu migisha ibahereze n'amafaranga, ariko ubutumwa narimbazaniye. Imana nibaha amafaranga, Imana ifite agahinda kabone habaye amafaranga bakandura intwaro yo kwirwanisha. Imana nibahereza amafaranga, ariko ayo mafaranga abe intwaro yo kubahisha Imana. Iki kibazo rero ukibaze, nanjye nkibaze, amafaranga yanjye amariye abandi iki? Amafaranga yanjye kubijyanye no kugira neza, kubijyanye n'urukundo, kubijyanye no gufasha, amazi iki? Amariye Imana iki? Hari ikintu Imana yanshimira ku bw'aya mafaranga? Ikiza nuko umuntu yashimwa n'Imana kurenza uko yashimwa n'abantu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga kubwira ijambo. Reka dusenge tubwire Imana nibyo amafaranga yaduhereze, ariko itwigishe kuyakoresha nk'intwaro yo kuyikorera, twe kuyakoresha nk'intwaro yo kuyirwanisha. Reka dusenge. Wowe dukurikiye, reka dufatanye dusenge. Mana Data wa twese, dusobanukiwe neza ko burya iyo umuntu akoresheje amafaranga nk'intwaro yo kukubahisha, ubimuheramwe umugisha kandi arakunezeza cyane. Ushobora no kuba wamwongeza n'ayandi kubera ko ariko yakoresha bifite umumaro, kandi kigeretse ku bindi ukazamuriza n'ubugingo buhoraho, akazajya mu bantu bazajya iburyo bwawe ukabashimira. Dushoboze rero twe kubatwa no gukunda impiya cyane, izo dufite tunyurwe nazo, kandi n'igihe uduhaye inyinshi, izisaga, izirenga, tumenye kuzijera zibe intwaro zo kukubahisha. Twe gukunda impiya cyane ku rwego rwo hejuru, Mana ubidushoboze. Ntabwo
impiya ari ukuzanga tuvuye ngo turazanze tuzivuye, ahubwo icyo tugusabye uturinde kugengwa nazo cyangwa ko zadukoresha ibyaha. Bega uturinde kuba twaba abakunzi bayo ku kigendanye no gukora ibyaha. Shoboza abantu bakorera amafaranga n'abatayakorera, Mana utugenze uko ushaka, niwe Mana y'ukuri utwiyoborere muri byose. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turabashimiye mwebwe twabanye muri iyi nyigisho. Icyo tubasaba ni ugukora comment, mukatwandikira ibitekerezo byanyu, inyunganizi, cyangwa mukarushaho kudusobanuza ibyo mutumvishe, mugatanga like, kandi mukadufasha ivugabutumwa musharinga izi nyigisho zikagira no ku bandi, kandi mutibagiwe no gukora subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi bitazajya bibacika. Mujye mureka rero uwigisha n'uwigishwa dusangire ibyiza byo mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom.